twari dufite umuntu hano kuri kamera akaza akatubwira ati genda senza Imana impihishurirwa, Imana impiyerekwa, Imana imbwira ikintu gikomeye kuri California. None nje gusangiza abanyarwanda ikimana yambwiye kubiri kuba. Abantu bose bari kuvuga na assumptions ni ibintu bidafite imizi, ni ibintu byo hejuru, ni ibintu buri wese ari gupfa kwivugira. Yes, rero guca imanza ku kintu kidafite proof, ngiye ndumva umuntu w'umukristo iyo ntebe ntago ari ya. Alright, twongeye kubahereza ikaze bakunzi ba Yana Media. Kanakanya none tugarutse mu kiganiro. Ahari ushobora kudukurikiye ari mu gitondo cyangwa se ni kumanwa cyangwa ni nijoro, ibyo biraterwa naho uherereye, kubera ko dukurikirwa n'abantu batandukanye mu mpande z'isi zitandukanye, hamwe babwije ahandi ari kumanwa, ariko mwese tubahereje ikaze. Ya kuri kamera zanyu murahabona umugabo mumenyereye cyane twa Bosco, umushuti wacu, akaba ari n'umuntu hano mu rugo cyane muramumenyereye. Jewe muri kumva ndi Jimmy Gilbert, kuri kamera ndi kumwe na Maureen. Reka nguhereze ikaze Bosco. Murakoze cyane. Amakuru y'imisi? Turi amahoro. Umwaka wutangiye ute? Bana nawe utangiye neza. Meze neza cyane. Bana uyu mwaka nturarenga no matariki 10, ariko ibintu byakomeje guhinda umuriro. 10 zarenze da, turi muri 17. Twebana ndurnyo turi kuvuga ati ahantu umwaka ahantu amatariki ageze no kwa mbere kuracyarimo hagati, ariko iminsi imaze gutambuka muri umwaka nyine ibintu bimaze kuberamo, wagira ngo n'umwaka muzima. None se umuhanga wo kurya ntararakarabye. Umuhanga wo kurya ararakarabye, ariko no kuri hano hanze aha ibintu ntago byoroshye. Bimeze bite se? Natwe turaho, ariko turi kubona abaturanyi hakurya ahangaha muri Amerika, Los Angeles na hose ibintu bikomeje kugorana. Ni bisanzwe ariko muri Los Angeles kuba hari gushya n'ubundi se umuriro usanzwe waka. Ni bisanzwe. Nose nawe urahamya neza yuko umuriro uri gutera uri kuva mu ijuru, cyangwa se n'isiriko isanzwe nyine y'ibibazo by'amashanyarazi? Umuriro uva ku bintu byinshi. Ushobora kuva ku biti ubwabyo mu ishyamba bikikubanaho. Ibiti mu ishyamba bikikubanaho bigatanga umuriro. Nubwo wenda ibibiriti biva babikora mu biti wenda bikaba byakwaka koko, ariko se wambwira ngo ibiti biteye mu ishyamba bishobora kubyara umuriro gute mu buhe buryo se? None se ubundi umuriro hari ukuntu abashumba kera bakoraga umuriro nta kibiriti, ari ugusirita ibiti ku bindi. Ariko icyo gihe wenda babaga bafashe nk'amabuye kwa kundi hondi buye kurindi ukabona ibishashi by'umuriro. No, muri geography ni ibintu bisanzwe ko ibiti bishobora kwikubanaho mu mashyamba, nk'ari afite ibiti birebire. Umuriro ukaka ishyamba rigashya rihereye hejuru mu bushorishori bw'ibiti. Umuriro kubera umuyaga, amashami abiri y'ibiti agenda asiritanaho, ishyamba rigashya rihereye hejuru. Rero ibyo ntabishobora guhamya neza kuriya muriro uri Los Angeles wavuye mu ijuru. Ahantu hose California wahageze, umujyi wahiye, abaturage bari guhunga. Nasubije byatewe n'ibyo bibazo by'umuriro wo mu biti. Uri kumva byagenze bite? Ndi kumva nta gisanzwe kuba ahantu hashya na hano Mateus najyaga mbona hashya. Dore kumva ko ahantu hari isoko rya Gisozi. Ahubwo ikigoye nuko bari gutinda kuzimya. Nicyo umuntu yakwibaza impamvu batinda kuzimya. Naho kuba hashya n'ibisanzwe. Ese ubu nta hantu biri guhurira na bya bindi ngo muri biri havuga yuko nyine icyo gihe umuriro w'Uwiteka nawatsa nta muntu n'umwe uzabasha kuwuzimya. Ariko ntabwo biri ivuga ko uzahera Los Angeles. Wasaga wenda ariho hari inkozi zibikurusha hano. None se no by'ukuri niba ari umuriro w'ijuru uriya Los Angeles nibo babikurusha abanyakigali. Umuntu uri kubivuga afite ikihe gipimo, yapimishije iki kugira ngo avuge ko Los Angeles habaye habikurusha Kigali? Nyamara abantu bari kuvuga bati rwose bari abantu n'undi bari barihakanye Imana ngo mu speech bakora, ngo mu biganiro bakora, ngo ntabwo bemera Imana n'ubundi, ngo niyo mpamvu ngo byateye umujinya Imana gutemera Imana ni iki? Kabarimbuza umuriro.
kutemera imana si ukubivuga ahubwo ni ukubikora. Yes, kubikora mu buhe buryo? kutemera imana si ukubivuga ahubwo kutemera imana ni ukubikora, kuko ushobora kutavuga ko uyemera cyangwa ushobora kutavuga ko utayemera, ariko ibyo ukora bikagaragaza ko utayemera. Umuntu ashobora kuvuga ngo ngiye imana si yemera, ariko wareba ubuzima bwe ugasanga nta n'ikintu afite na kimwe cyerekana ko atayemera. N'undi akavuga ngo ndayemera, ariko wareba imibereho n'ubuzima bwe ugasanga ibintu abamo byose n'imitekerereze n'imikorere byose bikaba bivuga ko atayemera. Noneho kubera kuriya we yagiye muri sara akavuga ngo imana si yemera, wewe ukavuga ngo ntayemera, nyamara nawe ntuyemera kubera ibintu ukora. Ubundi kutemera imana neza ni ukubikora kuruta kubivuga, no kuyemera neza ni ukubikora kuruta kubivuga. None se ubwo nk'abantu wenda babemera Imana, abakristo muri rusange bari gucira imanza bari abantu, mu by'ukuri wababwira iki? Ahubwo gufata umwanya ukabacira urubanza, ahubwo nawe uri muri kategori imwe nabo. None se nababwira iki? Nyine niba yicaye ku ntebe z'imanza, Imana izaciziye. Icyo gihe bivuze ngo uwo muntu yigize Imana, yishyize mu mwanya wayo. Ikintu cyabaye, icyo bari gukora ubwo ni ugushaka ubusobanuro bw'ikintu cyabaye, ariko mu by'ukuri ukuri ntako bazi. So urumva rero gufata ikintu utazi icyagiteye n'ukuntu nta n'amakuru ufite. Iyo abatwari dufite umuntu hano kuri kamera akaza akatubwira ati genda senza Imana, Imana impihishurirwa, Imana impiyerekwa, Imana imbwira ikintu gikomeye kuri California, none nje gusangiza abanyarwanda iki Imana yambwiye kubiri kuba. Abantu bose bari kuvuga na assumptions, ni ibintu bidafite imizi, ni ibintu byo hejuru, ni ibintu buri wese ari gupfa kwivugira. Yes, rero guca imanza ku kintu kidafite proof, ngiye ndumva umuntu w'umukristo iyo ntebe ntago ari yacu. Ariko ikiza nabonye byibuze hari amavideo atangiye gucicikana nyine Los Angeles na hehe hose no muri California, bari kugenda mu mihanda bafite ibyapa bitandukanye bavuga ati Yesu ni umwami, Yesu ni umurengezi. Nyine ubona yuko byibuze batangiye campaign zo kuvuga ati byibuze twamamaza ubutumwa bwiza. Urumva ko byibuze biri kugenda bihabana n'iby'abantu bari barimo barabatekerezaho bari abantu. Nyine biya nabyo ntago mbishima ngewe. Uti kubera iki? None se ndabishimira iki? Ndabishimira iki kubera iki? Kubera iki dutangira kwamamaza Yesu? Kubera ko ubwo hari ikintu cyaje gutera ubwoba. No kuvuga ngo nyine ubwo nabo bari guprovinga abo bandi bajyaga babona yuko nyine batemera Imana. Kuki batagiye mu muhanda n'ibyo byapa kare, umuriro utaraka hatarabiki, bakabamaza ko Yesu ari umwami, no mu byishimo no mu mahoro nta muriro wari waka. Gere umuntu usenga kubera ko umuriro watse, ukajya gusenga kubera ko umwuzure wateye. No, wenda n'ibyabindi kwamamaza Kristo n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Umuriro watse, umwuzure wabaye, utabaye, bukaba ari bwo buzima bwabo. Asa ntibyaba bihura nyine na byabo. Ushobora kubyishimira niba babikoze kubera ko bahindukiye bamenye ukuri. Byaba ari byiza. Nyine byaba biri guhura. Ariko batabitewe n'ubwoba kubera ibimaze kuba. Nasusuze nyine umunyarwanda we ntiyavuze ngo ntawe umuhana ajyayo. Byaba ari amahire niba babitewe nuko bahindutse. Ntawe umuhana ajyayo, umuhana avayo buriya nyine batangiye kubona ukuri, kandi ukuri nyine niko kugomba kuba batura. Tujye gutekereza guhamya Kristo ari uko umuriro wabanje kwaka, cyangwa ari uko twabanje guhura n'ibyago. Okay, gusa hari igihe ibi bikebura abantu bakagenda neza bagakora icyari gikwiye, kubera ko Imana yabakebuye, byaba ari amahoro, byaba ari byiza niba byabateye guhindukira. Ariko twebwe twagombye kugira imyumvire itandukanye, donke kwakira Kristo no kumuvuga bikaba ubuzima bwa buri munsi. Ariko hari igihe Imana idukebura yibona twibagiwe. Ku rundi ruhande inaha iwacu mu Rwanda nyine naho ibintu byakomeje kugorana. Wa muhanzikazi wacu abantu benshi bari bazi ko ari umwana, ubu tuvugana rwose ngo yabihakanye.
umuhanzikazi witwa Vestine sinzi niba umuzi. ndamuzi mu ndirimbo za gospel. Abakobwa babiri baririmbana rwose bafite imwe. Ariko tuvugana rwose ngo yaba yamaje kuba umugore byemewe n'amategeko. Si ibisanzwe. None se abantu ko bari kuvuga bati uyu mwana yari atarakura, uyu mwana bimeze bite, wowe wabyakiriye ute, iyi nkuru wayakiriye ute? Inkuru kuba yashaka nabonye ari mu rukiko, amafoto nagiye nyabona abantu bavuga ko yagiye mu murenge. Just nayakira se gute? Ne bari kuvuga yuko nta munsi abantu batajya mu murenge, ahubwo nuko ari umuhanzi niyo mpamvu babivuze, ariko abandi bagiye mu murenge kimwe nawe ntago babivuze. Ariko abantu bari gushidikanya ku myaka ye n'umupati nawe. N'abantu icyangombwa nuko Vestine n'umupati nawe imyaka bo bayemeranywaho, abayishidikanyaho ntacyo bari bubikore. Kuyishidikanyaho amategeko ntayishidikanyaho, ba nyir'ubwite ntibayishidikanyaho, wewe wajya kuyishidikanyaho ushingiye kuki? Nyine abantu bari kuvuga bati kubera ko hari bibatunguye cyangwa se bisa n'ibitunguranye ko uyu muhanzikazi ashobora kuba yaratewe inda mbere yuko ajya mu rukiko, kandi nk'umuhanzi wamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya, bikaba byaba ari ikizira, byaba ari amahano. Wabyumvise ute, wabyakiriye ute? Ntago nge ibintu by'abantu kumbaza ngo ibintu by'abantu ngo nabyakiriye gute, mbyakire se gute? Si ibyanjye. Ariko ni mugenzi wawe mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni mugenzi wanjye kwamamaza ubutumwa bwiza muri gospel. Ko yakoze ubukwe ni ibintu biraho byiza, ni ibintu bisanzwe, nabyo kuvuga ngo wamuteye inda. Ntago nabyemera, nta nubwo nabihakana, kuko ntago napimye test de grossesse ngo menye ko bayimuteye cyangwa batayimuteye. Rero kugira uko mbyakira kubera ko bamuteye inda, nta kuntu nabyakira kumutera inda kuko nta kuri mfite. Ubwo rero ngewe kubera ko nta kuri mfite, ndumva ibintu ari nomo, nibisanzwe rwose. Nakora ubukwe nagenda, nta kuntu nabyakira, nta comment. Nakora ubukwe nagende, ariko ze nyine rubanda bari gukomeza nyine bibazenguruka mu mitwe, nyine bavuga bati ntabwo tubyumva kimwe, umwana ashobora kuba atwite, umwana ashobora kuba agendeye igihe, ntabwo byibuze yigaraguye mu byaha, ntabwo, nyine abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye. Sinzi wenda muri aka kanya wenda ushobora kuvuga uti aba bantu bari kumuvugaho ibintu bibi bagakwiriye kwitwara gutya. No, abantu bari kumuvugaho ibintu bibi cyangwa ibintu byiza, hari igihe umuntu n'ubusanzwe avuga ibintu bibi. None se niba uri donc ababivuga sinzi kategori yabo, sinzi niba ari abantu basanzwe bavuga ibintu bibi, sinzi niba ari abantu basanzwe bavuga ibintu byiza. Rero kumugira inama ho ngo umuntu uvuga ibibi nta nama nabona namugira, kubera ko sinzi kategori. Uri umukristo nakubwira ko utari mu nzira nziza, ariko uri umupagani ahubwo utavuze ibyo nta kindi kintu wavuga. Nk'umukristo rero uri kuvuga ibyo bintu wamubwira iki? Namubwira agashaka ukuri. Akagushaka mbere yo kukuvuga, iyo ukuri utakufite uraceceka. Umukristo namubwira agashaka ukuri. Nafate Vestine agenda mupimisha, nasanga atwite abona atangire avuge, atanga inkuru y'ukuri. Nicyo namugiraho inama. Naho ubundi kuvuga ngo Vestine aratwite utamupimye gute se? Ayo ni ya makuru y'ibihuha biravuga. Ariko ashobora no kuba natwite. Ntuze niba natwite ntacyo wabikora. Kubivuga se bituma adatwite? Uri umukristo tuvuge ko yatwise, kubivuga bituma adatwite. Ako se byagakwiriye gutwita se? Urumva, uretse no kuvuga umukristo cyangwa umuhanzi wa gospel n'umunyarwandakazi wiyubaha mu muco wacu wa Kinyarwanda, ntago biba bikwiriye. Umukobwa agomba kugenda adatwite. Iyo yagiye adatwite rero aba yateshutse. Ntago rero guteshuka ari ikintu gikwiriye. Cyangwa kubera ko wenda yashyingiranwa n'umunyamahanga, ubwo yagiye muri systeme yabo yo kuba
bakwikorera ibyo bishakiye mbere nyine. Ntabwo ari abanyamahanga n'abanyarwanda barabikora ibyo bishakiye, nabo barabikora kuko umunyamahanga ntago yabikora, umunyarwanda afite indangagaciro. Ako biravuga kuri muganga ngo ashobora kuba ari n'umusilamu. Idini ye yaba iyo ariyo yose, icyo si ikibazo cyanjye pe. Kuba yaba umusilamu, kuba yaba umubudisite, kuba yaba umurokore, kuba yaba umunyagatolika, niba umukobwa yamushimye nyine none ubwo ntagenda. Bibaye biri ibyo koko wenda baye ari umubudisite nk'uko wenda bitubwiye uti yaba ari umuntu uwo ari we wese umusilamu cyangwa se undi we ufite indi myemerere, akaba yabasha guhuza iyo connection n'undi muntu. Tuvuga yuko abantu benshi bamenye Kristo kubera we. Icyo gihe abantu turi kureberaho cyangwa se turi kumva batubwiriza, twazabwirwa n'iki imyemerere yabo cyangwa se ibyo aho bari kutujyana, mu gihe nabo finally birotrova bagiye mu yindi myemerere. Hari ikintu utazi, iyo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza, ubwiriza ubutumwa bwiza ntago ari we ukiza abantu, nta nubwo ari we ujyana abantu aho ubutumwa bwiza bubajyana. Yego. Iyo umuntu ubutumwa bwiza ubwabwo nibwo bukiza. Nikunyumva? Umuntu ashobora kukubwiriza ubutumwa bwiza ejo agahindukira agasubira inyuma, wewe ugakomeza ukazajya mu ijuru, kuko wa muntu wabukubwirije si ugukiza, ubutumwa yakubwiye nibwo bukiza, yakubereye nk'icyapa. Yes. Ijambo ry'Imana rero ntago rikiza kubera umuntu warivuze. Ijambo ry'Imana rikiza kubera ko ubwaryo ari umutukiza. Iryo bwaryo ririhagije rirakiza ubwaryo. Yego. Niyo mpamvu rero umuntu kuba yagenda akaba umusilamu, abanyarwanda sinzi niba ari n'abanyarwanda babivuze, ariko ni umugani uriho uvuga ngo uzambwire uwo mubana nzakubwira uwo uriwe. Yes. Kandi ntabwo umuntu ashobora kumenya umuntu uwo ari we utarabona. Ntushobora kumenya umuntu uwo ari we utaramenya abantu bagendana abo babana. Ntushobora kumenya umuntu uwo ari we kugeza igihe igituma agaragara ko uwo ari we kibonetse. Urabyumva? Kantu gatinde. Ntushobora kumenya umuntu uwo ari we mu gihe igituma umenya uwo ari we kitaragaragara. Urugero, hari igihe abantu bavuga ngo amafaranga ni mabi cyangwa amafaranga ni meza. Yego. Noneho umuntu bakavuga ngo ariko amafaranga ngo ni mabi, ngo aya mafaranga ngo uyu muntu ngo yaramuhinduye, ngo tarabona amafaranga, yari umuntu mwiza, yaritondaga, ariko yabonye amafaranga arahinduka, yahinduye imico, yahinduye imyifatiro, ahindura ingendo, ahindura abo basangira, ahindura abo basurana, ahindura abo bavugana, ahindura abo bapangana, abo babana. Ubwo bivuze ngo igipimo cye cyari amafaranga. Noneho amafaranga yo ubwayo bagatangira kuvuga ngo amafaranga ni mabi koko, ariko mu by'ukuri amafaranga ubwayo si mabi. Yego. Ahubwo wa muntu ubusanzwe we ni mubi, ariko kubera ko atarafite amafaranga, atarafite cya gipimo, ntiwamenya ububi bwe. Amafaranga amaze kwinjira mu buzima bwe, noneho ya mafaranga yerekana uwo yarari we. Yego. Impamvu atajyaga mu ndaya nuko ya mafaranga atarayafite, ntabwo yari afite icyo azishyura. Impamvu atajyaga mu tubyiniro no mu businzi butandukanye nuko ntabwo yari afite icyo abyishyura. Yego. Impamvu atirataga ku bantu ngo abagende hejuru abakandagire cyangwa agire uwo afungisha nuko atari afite ubushobozi bwo kubikora. Impamvu atabakandagiye nuko cyubahiro gituma abasha kubakandagira ntacyo yari afite. Ariko kubera ko yakibonye arakandagira uwo ashatse, akicaza uwo ashatse. Kandi imbere ntabwo yari umwana mwiza, yari intama. Noneho ya mafaranga abonye ntabwo ariyo amuhinduye mubi, ahubwo amafaranga aje kutwereka ububi bwari bumurimo bumuryamyemo. Yego. Amafaranga niyo amwerekanye yuko hari ubundi yari ariwe. Yego.
yari undi muntu ariko kubera kondisiyo yari arimo ntitwashobora kubona we w'ukuri. Amafaranga se atweretse aje kutwereka we w'ukuri. Rero ntibyagutangaza ko uyu munsi naririmba gospel, umunsi nahanura nabwiriza ibiterane, ariko ejo bundi ukaza wamenya ngewe w'ukuri. Ubwo rero bikaba bikonfirmye ibintu abantu bari kuvuga yuko ngo uriya mugabo ni umugwiza atunga, ni umukire bikomeye, ko hari uriya mwana cyangwa se uriya mukobwa amwemeye nyine kubera ayo mafaranga nyine wenda cyangwa se ubwo butunzi. Abenshi bari kuvuga kuri icyo kintu. Iyo ni verisiyo y'abantu. Ikintu cyose kibaye buri wese aba afite uko agifata. Buri wese afite uko agifata. Kuko niyo umuntu akize bamwe baravuga ngo yagiye ikuzimu, abandi bakavuga ngo yarakoze cyane, abandi bakavuga ngo buriya yayibye ahantu yarayateruye. Yes, abo ni abantu. Amarembo y'ikuzimu abahe. Hari abantu bateye uko. Hari abantu bateye uko. Umuntu waba udafite icyumuha. Akavuga ngo uriya muntu ningona nta kimuvaho. Yego. Wagira umugisha wabona ikintu umuha, akavuga ngo ubwo ampaye byamusagutse yari yabuze ahabishya. Wakora iki? Niyo Vestina yaba yaramukunze, ariko kubera ko ari umukire, abantu baravuga ngo akurikiye amafaranga. Niyo assumption ya mbere. Ariko nubundi nse ko abantu twese nubundi ikintu dushaka kuri iyi si ahanene ura majorite nta mafaranga. Kubera ko ngo iyi si iri kudusaba, arababivuga neza nyine ngo iyi si kuyibamo ngo nubwo rwose tujya mu ijuru, bisaba kugira iby'isi kugira ngo tuyibemo neza, hanyuma bizaduhe no kujya mu ijuru. Yishyire mu mwanya wiwe. Ubundi wowe uri umukobwa ukabona umusore ufite amafaranga, wamwanga kubera ko afite amafaranga? Waba umwangiye iki se? Oya, none se baravuga iki? Baravuga yuko uriya muntu amukubye imyaka hafi 2. Ni ishyari mari. Kumukubye imyaka 2 si ibyo bitwaye iki? Hari itegeko muri Bibiliya rivuga ngo ntuzarongorwe n'umuntu mukuru kukuruta. Nese ubwo namujyana muri Burkina Faso tuzongera kubona ibihangano gute? Umwe murimo muraharanira inyungu zanyu. Ntabwo ari inyungu zacu gusa kuko yarari. Bamwe mushaka ibihangano ntimushaka Vestina, murashaka ibihangano. Murimo muraharanira inyungu zanyu, ariko na Vestina nafite gahunda yo guharanira inyungu ze. Kandi ijambo rye niryo rifite agaciro. Nase ku buryo adutunguza ibintu byo umunyamahanga koko. None se igihe mwabereye i Kigali ko nta kintu mwakoze, umunyamahanga arinze agira ikintu akora muticaye i Kigali, reka mwagiye mureka. Mu gihe abahungu hano i Kigali barakaye bavuga bati byibuze ati twari turindiriye ngo umwana kure, ati twaramwihoreye, ati none reba ibintu adutunguje sha. Baramureze se byibura tuvuye ngo narindimo murera. Ariko cyane ko no muri management yararimo na nyirayo ubwayo nayo byamutunguye, aracyari ingaragu, turakeka ko byamutunguye. Aya ntago byaba byamutunguye ire. Ubwo ntago yaba ari management. Irene biramutse bimutunguye ibya Dorcas ntago yaba ari management. Ese management iza wenda management ni Vestina arimo yo kwa Irene nigendanye na media cyangwa se n'umuziki muri rusange. Ako nekereza ko private status nekereza ko yo itari muri management. Yari muri management ni ubuzima bwawe bwose, nicyo management bivuga. Management bivuga gufata ikintu ukagikura ku rwego cyari kiriho ukakigeza ku rundi, noneho n'agaciro cyari gifite ukagihindurira agaciro kugira ngo kirusheho kuba cyiza. Muri management ni ubuzima bwose. Ubwo nawe uri kubihuza na babande nyine bari kuvuga bati iyi ngiyi yaba ari deal ya Irene yo kuba yaramushakiye nyine uramukire kugira ngo amafaranga akomeze yirundarunde muri management. Ntago ari ukubihuza. Yaba deal ya Irene, twese mu buzima bwa buri munsi tugira amadiro. Ngo rero yaba ari Irene wabikoze baba barahuye, ibyo nta kibazo kirimo. Nese ubwo urumva aho ngaho haba ari ryaba ari ryavuga ubutumwa ryaba ari gikomeje cyangwa noneho haba hagiye kujyaho business cyane kurusha nyine target yari igambiriwe.
target ubundi yari igambiriwe ni iyihe? Yari yo kwamamaza ubutumwa bwiza kuri bari abakobwa nyine mu mpano bafite yo kuririmba, abantu bakagira gute bagakizwa, abandi bakagarukira inzira y'agakiza. None se ikintu gishobora guhagarika ubutumwa bwiza ni iki? Ni igihe nyine hivanzemo gahunda z'amafaranga kurusha bwa butumwa. None niba afashe Vestine akaba agiye kumwohereza iyo muri Burkina Faso, Dorcas azasigara wenyine. Icyo gihe za mbaraga zabare abakobwa babiri uko babaga bameze ari babiri, umwe nasigara agasigara ari muri iyo management, wenda sinzi niba n'undi azakomereza iyo ngiyo. Icyo gihe urumva ya target yari igambiriwe izaba ari igihari cyangwa umurongo uzaba uhindutse. Iyo ni imitekerereze yanyu y'abantu. Hari igihe Imana ishobora kubona ko igihe cyari kigeze ko Vestine avuga ubutumwa bwiza muri Burkina Faso, umurumuna we agasigara. Ntabwo bwari ubwa mbere Imana ibikoze, aramutse ari yo target bari bafite, cyangwa biramutse ari iby'Imana. Biramutse ari iby'Imana, kuba Vestine yagenda Dorcas agasigara, ntago mbibona nk'ikibazo. Biramutse ari iby'Imana waba ari umugambi w'Imana. Cyangwa nk'uko abantu bari kuvuga bati nyine uriya mugabo ngo yarasanzwe ari umuyisilamu, niko benshi bari kubihuriza, wenda basanga bakoze research. Ubwo wenda akaba ari Vestine aba agiye kuba ikiraro cyo kuba uwo mugabo se nawe yakizwa. Nge ntago nabigaya. Byonyine kumva umusilamu afite imyumvire agahindura imyumvire ku buryo ashaka yumva kunze umukristo, nawe nindi ntambwe nziza. Yes. Niba ari ibintu by'Imana, aho dushyire mu dukubo niba ari iby'Imana. Kuko nge ntago nzi biri kuba. Niba ari iby'Imana, ibyo mbona nibyo mbona, ibiri kuba ntago mbizi. Ariko biramutse ari iby'Imana, Imana iramutse itanze iyerekwa ku musilamu ngo akunde umukristo, byo byose ntabwo yaba ifitemo kwibeshya. Biramutse ari iby'Imana, kuko abasilamu nabo bafite abakobwa. Imana ntabwo yibeshya, ibyo cyo turacyemeranya. Ariko se iba yari diro, iba yari diro y'abantu. Nyine niba ari diro y'abantu tuzabibona. Impamvu nkubaza gutya, urabona muri Burkina Faso nahoze ndeba bakoresha ururimi rw'igifaransa. Uriya mwana w'umukobwa abenshi nabonye bashidikanya se abantu bahuye batese bavugana urero rurimi se bimeze bite. Wenda ibyo byo ntabwo umuntu yabitaho cyane, kubera ko wenda igifaransa hano mu Rwanda turagikoresha, yego nubwo atari cyane. Ariko koko iyi ngiyi ibaye ari diro, ntabwo byaba biri kugaragara yuko twaba twarinjiriwe mu murimo w'Imana. Mwinjirirwa n'iki se? Icyo ntumva, kwinjirirwa n'iki? Mwinjiriwe n'iki? Twarinjiriwe nyine n'umwuka wo gushakisha amafaranga cyane kurusha umwuka wera. Ariko amafaranga, hari umunsi mwari mwinjira mu rusengero mugataha mudatuye. Batura iki se? Batura amabuye cyangwa batura amafaranga? Ku buryo umuntu waba ukoreye amafaranga byaba ikibazo. Ntabwo byoroshye. Buri cyumweru buri teraniro ryose igiseke kijyamo amafaranga kiratambuka, kandi ayo washyiramo yose ntabwo bayanga, ngo kubera ko ari menshi. None umuntu ashatse amafaranga menshi cyaba ikibazo? Ku buryo amafaranga yaba ikibazo n'umurimo w'Imana ntabwo bishoboka. Biraba ibyuya. Ubwo reka twizere ko ari amafaranga wenda agiye kwiyongera muri management, hanyuma umurimo ugakoreka kurushaho nk'uko abenshi bakomeje kubihurizaho. Niba ari iby'Imana nta cyabihagarika. Yes, rero bakunzi bacu, bakunzi ba Yana Media, murumva ntabwo byoroshye. Twari turi kwinyurana nyine muri update muri rusange mu bintu byari bimaze iminsi biri kuba kugeza uyu munsi kuva umwaka watangira. N'ubundi nta bintu bidasanzwe. Icyo ngushishikariza rero ni ugukomeza gukora subscribe kuri wowe udukurikiye bwa mbere, kandi nawe usanzwe udukurikira unakoze subscribe, ukore share ku bandi kugira ngo ibiganiro bikomeze kubageraho, kuko tugenda dufite content zigiye zitandukanye kandi zibanyura.
benshi mugenda mutuhana reaction tukabona ni byiza. Rero Uwiteka abaho umugisha, reka ikiganiro cy'umunsi tugisoreze hano, sibyo Bosco? Reka tugisoreze hano, tuzongere tugaruke ubutaha tureba ibindi bigezweho ndetse no muri ya content yacu ni insobanuro y'ibihishwe, kuganira mugezweho na Sam na Bosco. Uwiteka abaho umugisha. Bosco ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ngewe ndi Jimmy Gilbert kuri kamera, nari ndi kumwe na Maureen umugisha. Ikiganiro cyacu naho ubutaha. Uwiteka akomeza bishimire. Ciao ciao.